Abadukurikiye amazina nitwa Emi nk'ibisanzwe nkwibutsa wowe ukiri mushya kuri iyi channel gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro amakuru agiye atandukanye amasomo y'amategeko y'umuhanda bigiye bitandukanye ujye bikurikirana gatanu kuri gatanu. Hanyuma uyu munsi tugiye gukorana ikiganiro n'umutumirwa uyu mutumirwa agiye kutusobanurira ku bijyanye n'ubuzima. Reka tumwakire twumve impamba dufitiye ndetse ni insanganyamatsiko turi buganireho kuko ni inzobere mu bigendanye n'ubuzima bwa muntu kuba yabasha kudusobanurira insanganyamatsiko turi buganireho. Twakwakiriye. Murakoze cyane nk'ibisanzwe. Nitwa Niyomushumba Jerime ariko nkunda gukoresha izina Pastor Jerime yaba mu bigendanye n'ubuhanzi kuko mbere yo kuza ahangaha nanjye nafite ahantu nyuze ibikorwa byanjye bya buri munsi. Nishimiye rero kuba mwanyakiriye mukantumira mu bigendanye no kuba twagira uburyo tuganira. Ni intego nziza mufite rwose. Hanyuma rero nk'uko nabibwiye mu bigaragara nyine tugiye gukorana ikiganiro, sinzi igihe kiri bumare ariko tugiye kuvuga ku kintu kigendanye n'ubuzima muri rusange. Hanyuma uyu munsi ndashaka ko twibanda kuri iki kintu. Hari abantu benshi bibaza cyangwa se batanazi ku bigendanye n'imikorere y'impyiko. Impyiko ni igice cy'ingenzi mu mubiri, nubwo nta gice kiri mu mubiri cy'imfabusa, ariko impyiko ndaje tuziganireho muri ano magambo. Ni ukuvuga ngo impyiko ubundi ni igice umumaro wazo ubundi ziyungurura amaraso. Hanyuma mu kuyungurura amaraso rero ni ukuvuga ngo iyo amaraso avuye mu mutima muri cya gice gicamo amaraso yanduye amanuka ajya mu mpyiko. None impyiko zo zirayayungurura zigakuramo bya bindi bidakenewe, hanyuma amaraso akongera agasubira mu mutima anyuze mu kindi gice kirimo noneho amaraso noneho mazima. Hanyuma iyo bimaze gucamo ni hahandi agenda aho ajya mu bice bikeneye amaraso akajyanwa nanone. Hari umuntu utekereza ngo izo ntungamubiri ziva mu byo twariye zigenda muki? Zigenda nyine muri ya maraso yayandi meza atanduye, niko twavuga. Hanyuma ikindi ukuvuga ngo iyo yamaje kugenda mu mpyiko urumva ko hasigayemo umwanda. Umwanda wasigaye mu mpyiko rero ni kwa kundi nyine by'umwihariko niba habayeho kuyungururwa hasigara umwanda. Ikintu kiba kigomba kuba rero ni ugusohoka kwa wa mwanda. Wa mwanda iyo umaze gusohoka, urugero sari umuntu ushobora kubwira ngo arihagarika inkari zinuka cyangwa afite ikibazo cyo kumva mu ruhago rwiwe hasa nkaho harimo utuntu tw'utubuye. Urya muntu mu bigendanye ubundi igice cy'impyiko natwe ubwacu twabigiramo uruhare mu bigendanye no kugira ngo impyiko zacu tuzibungabunge. Ikintu cya mbere, igihe uwo mwanda wamaze gusigaramo, tugomba kumenya neza ko tugomba kunywa amazi nibura yagenwe kugira ngo wa mwanda ubashe gusohokamo muri za mpyiko zigira imikorere myiza. Hanyuma ubwo tugeze mu buryo bwo kuzibungabunga. Hanyuma wa mwanda numara gusohokamo usohowe n'aya mazi twanyweye bisigara heze, niko navuga. Umuntu akahagarika inkari zitahinduye ibara. Amazi ni ingenzi. Amazi ni ingenzi cyane mu mpyiko. Ni ingenzi cyane mu kurinda impyiko. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yanyweye amazi yihagarika inkari nyine zisa neza. N'ahantu yihagaritse ntabwo hantu inkari zijya zinuka. Nyine arihagarika ukabona nyine nawe nta kibazo afite. Ariko nawe ubwo iyo yihagarika afite ikibazo cy'uko atanywa amazi ahagije, nawe arabibona mu nkari yihagarika. Ikindi ni ukuvuga ngo uruhago hahandi wa mwanda uburi narwo rugenda nyine rubangamirwa imikorere yarwo. Ubwo ni ukuvuga ngo ikintu dushobora gukora, nibura umuntu normal bigendanye n'ibiro byawe ugomba kugerageza ukanywa litiro 2 nibura z'amazi. Iki kintu wari ukizi ku munsi? Byibura litiro 2 z'amazi atetse, ariko nabwo nyine amazi afite isuku asukuye. Nimvuga amazi ntago yabonetse yose, kanywa litiro 2 z'amazi kugira ngo noneho imikorere y'impyiko igende neza n'ibindi bice muri rusange, kuko umubiri wacu ukenera amazi birumvikana. Hanyuma ni amazi ubwayo atuma umubiri uhehera mozica. Hanyuma nyine umuntu akumva arahehereye hatabaye. Uzumva iyo ufite inyota uba wumva nyine wakakaye ahantu hose amazi yagushizemo.
ukuvuga ngo rero umubiri ukenera amazi, ariko nanone ntunywa amazi arengeje ayo ukeneye, bigendanye n'ibiro byawe. Hanyuma watugereranyiriza umuntu ufite wenda kuva ku biro 10 kugeza kuri 15, 20, 25, yego, tukamenya ingano y'amazi umuntu agomba gukoresha. buriya rero uvuga ngo nibura umuntu uri hejuru y'ibiro senkani, uvuga ngo nibura uri hejuru y'ibiro senkani urya aba yanywa litiro 2 nta kibazo nibura, ariko nuvuga ngo hasi, kuko amazi nanone yabaye menshi mu mubiri hari igihe nyine hari ibyo abangamira. Nuvuga ngo ikintu cyose nubwo ari ingenzi mu mubiri, ariko iyo cyabaye cyinshi birangiza noneho aho kugira ngo bifashe. Hanyuma ku kindi kintu kigendanye n'amazi, wowe ukamikunga ashobora ko utagiye hasi ya za litiro 2 nk'umwana, birumvikana ntabwo wamuha litiro 2 z'amazi. Nuvuga ikintu ukora uragereranya nyine bigendanye n'ibiro bye, bigendanye n'ingano ye, akabalansa, wamuha icupa ry'amazi. Ariko ni ukuvuga ngo umwana kimwe n'ibiryo ndya ntabwo ari byo umwana yarya, umuha amazi ashobora kumara kandi amazi adashobora kumugiraho ingaruka. Hanyuma ni ukuvuga ngo nk'abantu bagira rero imikorere ibasaba kwicara igihe kinini, ni urugero nk'abantu bacuruza, abantu b'abamotari, abantu bagenda mu modoka cyane, abashoferi by'umwihariko bagira igihe kinini, n'abadozi, abatayeri bagira igihe kinini. Abantu bose muri rusange bakora akazi bibasaba kwicara cyane bagomba nibura kunywa amazi menshi kugira ngo impyiko zabo zitangirika, kuko iyo wicaye umwanya munini ziranababara nyine, zirazitanya no gutoneka. Yego. Okay, hanyuma niyo mushumba Jerime, murakoze kuba mwadusobanurira. Hanyuma ikindi kintu dushobora kwibaza, cyangwa se n'abadukurikiye bose bashobora kwibaza ese ko hari igihe twumva ngo impyiko ngo zarwaye, ni iyihe mpamvu iba yatumye zirwara? Impyiko zishobora gufata n'indwara bisanzwe nyine, kuko inyama yose yo mu mubiri yarwara, ariko nanone zishobora kurwara bigendanye no kuzitwara nabi. Ni urugero wenda ibintu tunywa nk'inzoga, ni urugero haba harimo ibintu bigendanye na alcohol zishoboka. Ni ukuvuga ngo ibintu birimo alcohol kuko bizaca ahandi muri za mpyiko, bya bintu byose bigenda mu maraso, ibintu none bigizwe na toxic, ni ukuvuga ibintu bigendanye na buryo umuntu anyweye itabi, ntabwo itabi rihura n'imyanya y'ubuhumekero kuko niho umwotsi ujya, noneho bikagira ikibazo mu bihaha. Ariko noneho by'umwihariko ku muntu ufite ikibazo cyo kunywa ibintu birimo alcohol nyinshi, bishobora kugenda byibasira imikorere ye y'ibice bimwe na bimwe, ni urugero nk'impyiko, umwijima n'urwagashya. Nyine urumva hari inyama ziba zoroheje ku buryo ziba zitaresiste, ku buryo zahura na alcohol nyinshi. Uvuga ngo zishobora kwangizwa nanone n'uburyo umuntu yakoze akazi ariko ntiyite kuri za mpyiko byandi nabwiye, kutanywa amazi ahagije. Hanyuma wenda ushobora no kugira ibyago ukarwana n'umuntu akagukubita, impyiko ikangirika. Yamara kwangirika ujya wumva ko hari n'abantu bakuramo impyiko akaba afite impyiko imwe, kandi nabwo abaho kuko ni ibintu nyine bisanzwe. Hanyuma akandi kabazo k'amatsiko, buriya impyiko ziramutse zangiritse zose zikaba zapfa zose, umuntu yakomeza kubaho cyangwa ahita apfa? Urumva niba arizo ziyungurura amaraso, ubundi habaho gutanga impyiko ryari. Impyiko umuntu ayiha umuntu wagize ikibazo cyo kuba nawe afite ikibazo cy'impyiko. Ubwo ni ukuvuga ngo birashoboka ko yaba yagize ikibazo cy'impyiko zose, kugira ngo akomeze kubaho nuko ari bubone umuntu uri bumuhe impyiko, birumvikana. Hanyuma wanda ufite ebyiri nkanjye, nka mwigomwa, umuntu uguha impyiko aba agukunda cyane. Hari n'igihe wenda atayiguha ari umunyamuryango, ariko kubwo kuko yumva yifitemo umutima wo gufasha akayiguha atanayikugurishije. Hanyuma wenda hari ibihugu byinshi hajya habamo abantu bagurisha ibice by'abantu, bagafata nk'abantu bakabashimuta bakabakoramo ibice, wenda bakabigurisha, ariko ubundi ku bushake umuntu ahunda impyiko nta kibazo. Hanyuma rero urumva zose zaramutse zarwaye, ni hahandi umuntu ari bukenere nyine umuntu uri bumwitangire akamuha impyiko nibura kugira ngo uwo nawe agire imwe, ariko n'uwo nguwo nanone bagira uburyo bwo gusimbuza za mpyiko zose, kuko ntacyo ziba zikimaze, bashyiremo ya yindi imwe yahawe n'umuntu runaka. Hanyuma akandi kabazo, ese umuntu wenda ushobora kuba afite impyiko yarangiritse ari imwe akaba asigaranye imwe nzima,
nta kibazo bishobora gutera kuba yaba afite impyiko imwe byibuze. Buriya rero hari ikintu bigendanye n'imikorere y'umubiri. Iyo igice kimwe gisigaye, ni urugero nk'umuntu wari ufite amaboko abiri agakora agisida kumwe kugacika, kwa kuboko gusigara gukora nk'ibyo n'ubundi kwari gusanzwe gukora. Ariko no kuvuga ngo hari uburyo buri bwikora, buryo umuntu ufite ukuboko kumwe ashobora kugufata ntuvemo cyane. Uvuga ngo rero mu bigendanye n'ubushobozi impyiko imwe irakora nibyo igakora, ariko uretse ko ako ntikakwiburiramo yuko niba ibintu byaragenwe ari bibiri, hakaba hari gukora kimwe, hari aho nyine biri bugere. Wenda biragusaba ko niba ufite impyiko imwe, umuntu uramutse ayifite bimusaba nyine kwitwararika bishoboka cyane, noneho akaniyitaho mu bigendanye n'umubiri we. Nubwo bitanabujijwe ku muntu ufite ebyiri, burya kwiyitaho ni ikintu cy'ibanze. Ntabwo dutegereza gusa ngo tuzarware ngo tujye kwa muganga. Wehera ku byo urya bikuviremo umuti. Niwanga kubifata nk'umuti bizarangira imiti yo noneho ikubereye ibyo kurya. Iki kintu nacyumvise, umuntu akanga kurya ibintu wenda bikungahaye ku ntungamubiri runaka, yarangiza akabyanga, ariko noneho yajya kwa muganga ugasanga bamuhaye nk'ibinini ku buryo ku munsi azajya arya ibinini nk'icumi. Urumva wanze kurya ibiryo ngo bikuviremo imiti, noneho ugiye kujya ufata imiti noneho uyifate nk'ibyo kurya kugira ngo wabeho. Hanyuma rero nicyo kintu ugomba kwitwararika ku muntu uramutse afite ikibazo cy'impyiko imwe yagize ikibazo, akaba barayikuyemo asigaranye imwe cyangwa se zarangiritse zose, akaba yarayihawe n'umuntu runaka, aba agomba kwiyitaho birengeje. Kandi noneho zarebyire ariko hasigayemo imwe, noneho biba bisaba nyine hari aho bigera bigasaba kutayinaniza cyane. Hanyuma hari ikindi abadukurikiye bashobora kwibaza, ese ni ibihe bimenyetso bigaragaza ko umuntu arwaye impyiko muri rusange? Hanyuma ibimenyetso bigaragaza ko umuntu arwaye impyiko, hari benshi bajya babyitiranya. Ni ukuvuga ngo by'umwihariko uruhago rwawe cyangwa se hari uruhago hano hagana mu kiziba cy'inda, hano hejuru y'amayasha haratonekara, hatangira kubabara nyine. By'umwihariko noneho umuntu harijyana byumva bikaba byamugora, kuko ubundi inyama zo mu nda ni nyinshi. Ariko umuntu ashobora kubirwara wenda akagira ngo ni urwagashya cyangwa se wenda n'umwijima, ariko umwijima wo uko ufata bitandukanye n'impyiko, kuko habaho no kubyimba kw'amaguru, hakabaho amaso guhindura ibara agatukura akamera nk'aho yashiririye, reka bivuge gutya. Hanyuma ni ukuvuga ngo umwijima wo utandukanye n'impyiko. Impyiko noneho ni kwa kundi umuntu atangira, nubwo nazo wenda bishobora kukafetinga, hakaba hari ibice byagira bikabyimba wenda nk'ibirenge n'iki, ariko ni ukuvuga ngo by'umwihariko noneho zitangira kubabara ku buryo anunama cyangwa se yagenda akumva ari kuribwa nyine ziri kumurya, akabyumva. Ariko by'umwihariko ubundi umuntu agomba nk'uko ikinyabiziga kijya muri kontorore nibura mu gihe cyagenwe, niba ari amezi 6 kikaba kigomba kujyayo, niba ari amezi 3 kikaba kigomba kujyayo. N'umuntu nawe agomba kumenya ngo ngomba kuzajya ajya kwa muganga nyuma y'ikigero runaka kugira ngo ndebe uko mpagaze, kuko hari igihe ujya bakabwira ati gabanya isukari, gabanya umunyu, gabanya kurya ibirungo. Urumva nyine atagiye se yabimenya, ntabwo yabimenya. Uvuga ngo rero inama twagira abantu nibura no kugerageza bakajya nko kwa muganga mu gihe runaka, mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kwikurikirana neza, bagire ubuzima budafite uburwayi, bagire ubuzima bufite ubudahangarwa. Burya turwara iyo abasirikare bagize intege nkeya. Ni ukuvuga ngo rero muri bwa buryo bwo kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze, tugomba kwiyitaho tukanamenya uburyo twari bigendanye n'ubuzima bwacu. Hanyuma Pastor Jerime, mwakoze kwitabira ikiganiro cyacu. Yego. Wowe wibivuga ngo ugire isoni, kuko ni izina ryanjye naryo. Nyura ahantu bakambwira Pastor, nanyura ahantu bakambwira niyo mushumba, nanyura ahantu bakambwira mushumba. Amazina menshi ndayafite cyane, ariko ntacyo kuba warimpamagara rwose ntibyagutera isoni. Kuba wantumiye ngo tuganire muri uno mwanya, ugira ibintu mbaza nk'ibigendanye n'uburyo ukora, yaba ari ibijyanye n'ibiganiro, yaba ari ibigendanye
n'ibindi ibiganiro biri ukwinshi. Hari ibyo bigendanye n'ubumenyi rusange, nk'ibi bigendanye noneho no kuba ari ubuzima, ibyo biba bikenewe kugira ngo abantu babone ubumenyi butandukanye ku mikorere ndetse n'uburyo barinda umubiri wabo. Hanyuma ni ibiki bindi mudufitiye tuzaga ku kiganiro cy'ubutaha? Hari ikiganiro n'ubashaka gutanga kirambuye kigendanye n'ivugabutumwa, ubwo wenda bizaba ngombwa, cyo ariko nakumbuza abantu ko ariyo sansi nshaka kugitambutsamo. Hanyuma nzi neza ko ibiganiro nkunda gutambutsa dukunda kugirana ari ibiganiro byiza byubaka, yaba ari ibyo by'ivugabutumwa, yaba ari ibyo mu buzima busanzwe, yaba n'ibi byo muri rusange. Ibiganiro byose tugirana ntabwo aba ari umwanya twafashe wo guta ubusa, ahubwo ni igihe tuba twafashe twavuga tureka tubyaze umusaruro aka kanya abantu bagira icyo bamenya, ariko natwe ubwo twese tugira icyo twunguka. Uvuga ngo iyo abantu babahaye ibintu bizima, nabo hari n'umuntu uguhamagara akagushimira, hari n'umuntu ukubaza ati courage uzatuzane noneho avuge kuri bino bintu, ukagenda ushaka abantu batandukanye b'inzobere mu buryo runaka, bakagira uburyo bagenda baganiriza abantu muri ubwo buryo. Yes, mwakoze kwitabira ikiganiro cyacu. Namwe mwakoze cyane kandi turabashimira umuhate wanyu no kutwizera birimo, kuko ntabwo hari ikintu twabaha, n'ubushake bwanyu nyine. Ubwo icyizere mutugirira, mukomeze mutugirire rwose icyo cyizere, natwe tubifurije urukundo rubahame rwose. Abari badukurikiye rero turabashimiye kuba mwakurikiranye ikiganiro cyacu. Mwandike muri comment, mutange ikibazo cyangwa se igitekerezo, byaba ari ku kiganiro tumaze gukorana na Niyomushumba Jerime, cyangwa se n'indi topic twazaganiraho ubutaha mwumva yaba ari sawa kabisa, mwumva mukeneye kurusha izindi. Ibitekerezo byanyu turabikeneye. Dushishikariza umuntu mushyashya kuri YouTube channel gukora subscribe kugira ngo ajye abona ibiganiro byacu n'amakuru atandukanye. Ciao ciao.